watubwe ko wari umukobwa muto mwiza cyane banakundaga cyane mwiza ku isura mu bigaragara n'uyu munsi uracyari mwiza no ku mutima nta basore wabonye bakwegera cyangwa abagabo bakwegera avuga bati Sister Hope turamukuramo pe abo wacu pana kwihimana biriya mu buzima ntago byabura ubundi kwanza umuntu aba ari muzima ubona function uri muzima nk'abandi niyo utari muzima ntago bakwemera mu bihaye Imana batwara umuntu bankoreye ibizami bagukorera ibizami akaba naho yaca muri za nzira zindi zo gushaka bitamuhira ko akatari muzima ngewe njya gupimwa napimwe n'umuntu w'umudogiteri yari nta muntu wakwegereye umusore kuri ubwo bwiza bwawe ngo abukurikira avuga ati uyu ndamukura mu kibikira cyangwa ntabwo ndeka yihimana ntibyakubayeho mu buzima bundi iyo uri muzima nk'uko tumaze kuvuga fonkisiyona uri muzima noneho byongeye ugaragara kuri na mwiza shanze bikunze nta muntu utakugera utakwifuza ko agira nk'ikintu akubwira rero ubwo yari ahari ni umusore waguteretaga yari umuntu ngewe ubwo byaranantangaje yari umuntu wihaye Imana yari umufurere yari umufurere ngewe rero hari ijambo namubajije naramubwiye nti ariko wowe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sunday Park Jardin nziza iri hano mu mujyi wa Kigali ndi kumwe na Sister Hope cyangwa Sœur Espérance ariko turakoresha Sister Hope niryo zina ari gukoresha ndaza kukubwira impamvu ari ryo tuzo gukoresha nko ku munota wa 15 20 gutyo cyangwa na mbere yaho gato cyane Sister tugoye kaze mu kiganiro inkuru yanjye murakoze nishimiye gukorana nawe ni ubwa mbere nkoranye n'umuntu wambaye ivoire urumva se atari by'agaciro gakomeye kuri jyewe amakuru yawe rero amakuru yanjye ni meza ndashima Imana yego uri hino i Kigali ubundi ni usanzwe ubarizwa oya ndi nahaye Kigali mu kiruhuko ubundi mbarizwa mu gihugu cya Kenya niho nkorera ubutumwa yego ubarizwa muri Kenya yego gukorera ubutumwa hariya muri Kenya uri umubikira bimeze bite muri Kenya biba bimeze neza gusa hariyo nyine abakristo baho baremera cyane kuruta ngira ngo abantu hose kuko umukristo muri Kenya yemera aba yemera n'umuhakanyi waho arabigaragaza nicyo mbakundira ntabwo biyoberanye tujye tunabibona wa mugani ugasanga nk'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ahanini muri gihugu cya Kenya nizo zigira agaciro nizo zigurwa nizo zikoresha ibitaramo kurenza n'izi ngizi zisanzwe birashoboka rero n'ibyo ngibyo ikibazo cya mbere cy'amatsiko kwihimana bimera biti kwihimana rero ni ibintu byiza cyane biranagoye kubona umuntu yabyumvisha undi ko ni ibintu biza byuzuye ibyishimo byinshi ibintu wumva nta kindi kintu wabigereranya nacyo ukumva ni ibintu gusa nabigereranya nk'ijuru ukumva umeze nk'uri mu ijuru uba wumva umeze iyo winjiyemo neza mu kwihimana wumva umeze nk'uri mu ijuru umeze nk'uri mu ijuru neza wumva uri ahantu kumva iyo wagize amahirwe kuko bihira bakeya iyo wagize amahirwe ukabigeraho uba wumva nta kindi kintu wakenera ku ruhande kuva wageze mu muhamagaro wo kwihimana bihira bakeya gute se bihira bakeya gute bihira bake kuko hari abantu benshi bifuza kuba bajya kwihimana ariko ahanini ugasanga ntabwo ari wo muhamagaro wabo wenda hari abantu bananirwa guhitamo akananirwa kumenya ngo ndimo ndahamagarirwa iki n'iki ariko kandi buri inzira ituma umuntu amenya ibyo byose ni ugusenga hanyuma ubundi ugatega amatwi roho mutagatifu akakubwira icyo Imana igushaka harimo
wa mugani bihira bake wa mugani harimo abajyamo bagahita banavamo abo ngabo bavuga iki nk'ejo bundi nabonye umubikira wavuyemo atayimariye n'umupadiri hano mu Rwanda ayo makuru ntabwo wayabonye nta makuru ufite rwose oya nta makuru ufite okay iyo ni inkuru yamenyekanye ku bitangazamakuru barabivuga barabyandika byose n'amafoto yabo aracicikana ni inkuru rwose izwi cyane ntabwo ari igihuha nk'ibyo ngibyo bifata gute wowe ibyo bintu ngewe numva bibura igisobanuro kuko ntabwo mbyumva neza gusa buriya wenda hari igihe nyuruko kuvamo hari igihe ashobora kuba ijwi rimuhamagara yarabyitiranyije wenda kubera iyo wahamagawe by'ukuri biba mwisho burundu mbese ukumva ko ubuzima wemereye Imana ugomba kuba mu byiteka akaba ari cyo kintu kiguhora mu mutima kikakuyobora ukumva ko nta n'ikindi kintu wumva watuza mu mutima wawe kitari Yezu ubwo rero iyo hajemo ibintu byo kuvanga biba bikomeye utujemo umugabo byaba ari ikosa uri umubikira ugize gute utujemo umugabo mu mutima wawe tubwiye uti ni ugutuzamo Yezu uramutse utujemo umugabo ukavuga uti ngiye kumuha urukundo nawe ntabwo wumva byaba ari amakosa buriya rero abanyarwanda baravuga ngo nta muntu uteza abami babiri uhitamo n'ubundi umugabo cyangwa Yezu cyangwa umugabo njyewe ni Yezu we ni Yezu icyo kibazo ntikigoye Yezu rero ni uko utabizi arenzeho abandi bagabo ntabwo bishoboka ni number one Yezu uriya ni number one ariko n'umugabo ni number one yego ariko kuri kuwa bihamagariwe buri muntu mbese nawe yahamagariwe biba ari iby'agaciro watubwiye ko wari umukobwa muto mwiza cyane banakundaga cyane mwiza ku isura mu bigaragara n'uyu munsi uracyari mwiza no ku mutima ku mutima icyo gihe mbwira rero byanze bikunze abakubonaga baragukundaga cyane bitewe n'uko nyine bakubonaga inyuma uri mwiza bakundaga kukubwira iki barambwiraga ko bankunda nyine bakuye ko bagukunda wenda muri urwo rugendo rwawe kuko abenshi byanze bikunze hari abantu batinyuka ukavuga uti nubwo ari uwihaye Imana buriya bwiza bwe rwose bugomba kuba ubwanjye nta basore wabonye bakwegera cyangwa abagabo bakwegera bavuga bati Sister Hope turamukuramo pe abo wacu pana kwiha Imana biriya mu buzima ntago byabura ubundi kwanza umuntu aba ari muzima ubu unafunkisiyona uba uri muzima nk'abandi niba utari muzima ntago bakwemera mu bihaye Imana batwara umuntu bankoreye ibizami uraza kutubwira uko babikora bagukorera ibizami tutarajya kuri icyo kintu babikora bate kugira ngo umenye ko ufunkisiyona ntago byabura biba bihari rwose ariko njyewe kugira ngo ariko umubiri ukora yuko ukora uri muzima kubera ko hari ushobora kujyayo hari ibyo arimo gutinya wenda mu mubiri we utari muzima wose buriya hari igihe umuntu ashobora kuba atari muzima akaba naho yaca muri za nzira zindi zo gushaka bitamuhira ko atari muzima ariko ubundi Imana ikigushakaho kukwiha Imana biba bisaba ngo ese uri muzima noneho niba uri muzima ni iki cyagaragaza yuko unkunda ubwo ndavuga Yezu ni uguhara bya bindi z'abantu bakunda ugasanga ukajya mwa bya bindi nyine bidahura n'ibyo urumva ntabwo uje kubura ukugira uravuga uti njyewe kubera nkunda Imana njyewe ubuzima bwanjye ngiye kubuharira Yezu hariya mu buzima busanzwe habamo iraha icyo bita firingi bibamo umuntu ngo firingi iyo ukumva nyine wahora wishimye gutyo n'abandi bantu bakagushimisha ariko ibyo ngibyo ngewe narabihaze
hanyuma rero gukunda ntabwo byabura. Iyo test bagukoreye ni test imeze gute? Tubize hari ikibazo wari leta igigarukaho. Test barapimye basanga ndi muzima. Baragupima abadogiteri, haba hari abadogiteri nyine babugenewe. Cyane cyane buriya njyewe njya gupimwa, napimwe n'umuntu w'umudogiteri yari uwihaye Imana nyine ushinzwe gupima aba bana bashaka, simbizi niba mw'iyi minsi babikurikiza, ariko njyewe muri icyo gihe baradupimaga. Bakaba bakubwira ati wowe rwose uri muzima, cyangwa wowe icireho rwose ntibikugore. Kuko hari abo birukanaga se babonaga ko atari bazima, bazanywe nyine bakavuga ati icireho. Yego. Gusa njyewe nashimiye Imana, basanze nta kibazo mfite, ubuzima bwanjye bumeze neza nk'uko babyifuza. Wabyara, nabyara, no gukunda nakunda, burya n'abantu batarugira babaho. Hariho umuntu nyine ubaho akiberaho nk'igiti, gukunda ukabona buri gihe arijimye mu maso, uriya ntabwo yabasha gukunda. None se urukundo ubundi ni ibyishimo. Rero igihe umuntu basanze isura yahindutse, hari uwakwegera buriya kareka, ubundi wegera umuntu ubona wishimye. Rero umuntu isura yirabura ukuntu uramuhunga. bagize gutya kubwe kuri muzima, ntawese utekereza wenda akantu kaze ugiye ndi muzima none ngiye kwiha Imana sinzashaka umugabo. Ahubwo hari akantu kamwe mbona Yezu yankoreye keza, ndanakamushimira cyane. Ariko urumva teste zisanzwe zijyanye nyine no kureba ukuntu washobora kuba uri muzima, wazabyara uri muzima no mu bitekerezo, barabipima n'ubwonko byose nta hantu batagera. Ariko njye hari akantu Yezu yabakinze. Uzi ko nari ndwaye amaso, kandi mu bihaye Imana iyo hari indwara ufite yaragufashe, mbese ukiri hanze y'ikigo ushaka kwinjira, iyo ndwara bakayikubonaho utarinjira, biba birangiye. Ariko sinzi ukuntu Yezu yabakinze akadere, reka nanjye naramukundaga. Wowe ukarishwe n'Imana ukuntu nabyumvise. Nyine Yezu hari ukuntu yabigenje, amaso ntibigira bambwira ko afite ikibazo, kandi yari yaranzengereje pe. Nanambaraga rinete uri umwana, ndi umwana, na rinete narazambaraga ndi umwana, ariko nkaba narinzi yuko mfite ikibazo. Amaso hari ukuntu nyine urumuri rwankubitaga gutya, nk'uko twicaye hano munsi y'aya matara, ukajya kubona ukabona amarira aragwa kubera urumuri. Nari mfite icyo kibazo, ariko Imana sinzi ukuntu yabigenje, ibakinga ibikarito mu maso, irabakinga ndatambuka. Ariko ku bindi sinzi, barabibonye baravuga bati wowe ubu ngubu n'igipapuro cyanjye ahantu nakibitse nkireba ngo bati Mana warakoze. Ati Mana warakoze, nakibitse ahantu nyine morali shive nyine yanjye. Uri muzima. None se mbwira, ugize gutya rero warugiye kutubwira ngo namwe murakunda. Nkubaje ikibazo gikomeye cyane, nakubaze nta muntu wakwegereye umusore kuri ubwo bwiza bwawe ngo abukurikire avuga ati uyu ndamukura mu kibikira, cyangwa ntabwo ndeka yiha Imana? Ntibyakubayeho? Mu buzima bundi iyo uri muzima nk'uko tumaze kuvuga, fonkisiyona, uri muzima, noneho byongeye ugaragara kuri na mwiza, shanze bikunze nta muntu utakugera, utakwifuza ko agira nk'ikintu akubwira. Rero ubwo yari ahari, ariko umubano njye nari mfitanye na Yezu urenzeho ibyo umuntu yagomba kuba yazambwira byose. Ni umusore waguteretaga? Yari umuntu njyewe ubwo byarantangaje. Yari umuntu wihaye Imana. Yari umufurere, yari umufurere. Njyewe rero hari ijambo namubajije, naramubwiye nti ariko wowe na Yezu ubundi buriya ninde nkwiriye kwemera? Ndamubwira urabizi ko Yezu ntaho muhuriye, arakurenze, tubyumvikaneho. Ndamubwira rero ubwiza bwanjye ni Yezu ugomba kubuha, nta wundi. Uwo mufurere yaraje arakwegera agutera imitoma, duhe bwa mbere. Umva nyine yarambwira ati ndagukunda.
ndamubwira ni byiza ariko nanjye hari uwo nakunze bwira gutyo. ese ubonaga ataragukunze cyane kwera? yarankundaga bikomeye ariko nyine nanjye hari uwo narahisemo. icyo gihe ntiwese utungurwa? nyine yarambwiye ngo arankunda akambwira ati buriya rwose ndamubwiye nti ngewe rero reka nkubwize ukuri nti nge narangije guhitamo buriya wibeshye kandi wayobye ntiburiya saba Imana izakuyobora indi nzira ngewe wanyobeyeho. ese mbwira se icyo gihe ubonye ntiyari umusore mwiza? yari ntacyo yari abaye. icyo gihe aza ntiwese ugutse Imana yanjye uyu musore mwiza gutya ngugire wenda amayira abiri mu mutima ndayirema ntayo wigeze ugiramo na gake na gakeya? wapi kugeza arega Yezu buriya naramukunze bikomeye. njyewe rero nakunze Yezu roho yanjye igatera gutyo urabona ko umutima ukubita mumubwira ni Yezu ndagukunda nta wundi muntu rero waza kwivanga mu bintu. hari buriya rukundo ni ikintu gitangaje. njye nakunze Yezu pe kandi warabizi buriya nuko adashobora kubonekera hose icyarimwe gutya nka gutya ngo nk'uko urimo wifuza kubyumva neza no kubimenya ngo abiguhishurira ako kanya ariko njye naramukunze kandi ntashidikanye. rero bikampa n'imbaraga zo kurwanya undi muntu waza ambwira ngo ndagukunda kandi tayari hari uwankunze numva nemera cyane. mbese ntabwo yagiraga insistance? ntabwo yinsistaga cyane? ntabwo yahozaga uwo mu ni ukuvuga ni igihe kimwe gusa. ni igihe kimwe gusa. ubu ngubu njye nambwiye nti njye narangije guhitamo. yari aturanye yari afite umubyeyi we wa batisimu twari dutoranye mu Rwanda. ubwo rero aho namubwira ngo njye nahisemo ni igihe tayari nararangije kwinjira deja narabaye umuntu wihaye Imana. ndamubwira nti burya rero njyewe sinjya nivuguruza nafashe umwanzuro kandi nabitekerejeho njyewe sinzasubira inyuma. wowe rero ushobora kuba wayobye inzira. ntiyahise ababara? kubabara se nta kintu bimbwiye njye ko umukunzi wanjye yari ameze gute? wowe ubonye ahindutse? nabonye ababaye ariko nyine naramugaye cyane kuko yari ari mu nzira nk'iyo ndimo. ndamubwiye nti wowe umuntu nkawe kweri wowe shitani yagufashe genda usenge Imana ikuyoborera ariko n'ubundi byarangiye avuyemo. ukimubwira gutyo se yahise avuga? nyine wabonye nyine atabyumva. iyo umuntu yakunze se hari ikintu wamubwira kumva wowe aba ashaka kumva ijambo riguturukamo ngo ndagukunda kandi iryo ntaryo yabashaga kubona. ubwo rero nyine ntabwo akwizezaga wenda ibitangaza ati turavamo ngende nkugire umugore yakubwira ngo uduke gusezeranije ibiki? yaravuga ati ndagukunda bisanzwe. kabona yuko nyine iby'urukundo nibyo arimo agamije cyane ariko nyine nkamubwira nibyo bintu ntago kuri njyewe ntibyakunda. yifuzaga ko muzabana cyangwa urwo rukundo ngira ngo rushobora kuba rwari urukundo rwa kenyegi. naramubwiye kenyegi ni ibintu bidafatika nyine. namubwiye nti mva wowe genda usenge uzamenye umuntu wawe kuko njyewe narangije guhitamo. deja yaranagiye nyine aragenda nyine ngiye kumva numva ngo yavuyemo ntiyongera kugaruka ku wapi yaragiye avamo. ubwo se ntiyashakaga bya bindi abasore bashaka kuba wenda nibyo yashakaga sinabimenya ariko nta n'umwanya namuhaye uhagije kubera ko tayari ntabwo nanyeganyegaga. inzira nayo narafashe yari iyo ntabwo nagombaga guhindukira. yaje kubivamo? yabivuyemo ashaka n'umugore. wama tugahura nkamubwira ntabwo ureba wabonye iwawe? wabonye iwawe njye wari wanyibeshyeho. ndumva ufite sitori ikomeye cyane. yaraje cyane. ntese ubu ngubu uramutse ushatse umugabo ukavuga uti ewana nshatse umugabo ariko rwose n'Imana ndayikorera mu buryo bwose bushoboka. uti nshatse umugabo? iyo rero wahisemo kuvuga kwitwa uwihaye Imana nta kindi kintu uba ugomba gutekereza ku ruhande kuko Yezu ntabwo ashaka kubangikanywa. ubwo ugomba no kubimenya mbere y'uko winjira ukamenya ko niwinjira hariya
mu nzu y'uhoraho ari uhoraho uzarangamira kandi ukamusezeranya ko utazamubangikanya. Ubwo rero Yezu nawe ni umugabo nk'abandi ariko we arenzeho abandi kuko ni umugabo ntiwakumva agutera ibibazo impagarara ahubwo ahora aguha amahoro n'ibyishimo mu mutima. Abandi bagabo rero hari abo bicanga ugasanga nyine babandi bemereye gutuza mu mitima yabo biranze bigiye mu bindi. Rero Yezu buriya ni imfura cyane. Iyo yaguhisemo akabona nawe wamwemereye ntago ajya atandukira ngo abe yajya kure yawe akwereka iteka ko muri kumwe. Ibishoboka byose arabigukora nk'umuntu nk'Imana. Byose arabikora arabigukorera ntabwo bishoboka. Ibyo umugabo gukora Yezu yabikora. Rero iyo twinjiye muri gahunda ya Yezu ubundi ntago bijyanye n'umubiri ntago tubyibandaho tureba kuri roho. Hari umubiri hari no gutekereza byose simvuga ku mubiri gusa. Yego gutekereza psychologically nkeka ko umuntu washatse n'utarashatse niba batandukanye se kameme. Iyo washatse ubundi iyo washatse uhora tuvuge wenda uri nk'umugabo cyangwa uri umugore. Iyo washatse ikintu kigutera kuraje no guhora uharanira kugira gushimisha wa muntu washakanye nawe. Hanyuma rero natwe kubihaye Imana nawe buri munsi buri saha buri nta n'umunota ugomba gucaho utatekereje nawe kuba wemeye. Utekereza kuri Yezu kavuga uti Yezu ndakwemera ndagukunda ntutinye no kubimubwira. I love you Jesus. I love you Jesus. I adore you. Ukabimubwira rwose kugira ngo hatazagira n'undi kwibeshyaho. Sibyo se gihe kinyobera nk'ubu ngubu wafashe icyemezo ndavuga ni kirakomeye cyo kuvuga uti sinabuze umugabo ariko mfashe gahunda yo kwerekeza kwiha Imana ntabwo ushaka umugabo byiteka. Icyo cyemezo ntabwo gikomeye Marcel. Ubundi navuga ngo gikomerera wa muntu winjiye muri icyo kintu ariko wenda ari nk'abantu bamuhase agahato abantu bakwinjijemo ku ngufu naho uwitabye ijwi ry'Imana nyirizina Imana ikaguhamagara wowe ukitaba bitabanje guca kuri runaka ibyo bintu biba byoroshye cyane. Buriya ntabwo muba mwipriviye cyangwa ntabwo muba mwigomye ibintu bikomeye cyane. Birakomeye nyine nawe urumva gukunda Yezu ukamukurikira ugahorana nawe ibyo utekereza ibyo uvuga ibyo ukora bikagomba kuba birimo Yezu muzima. Biba bikomeye birakomeye ariko kuwa bihawe biba byoroshye. Uretse gatoya umbwira icyo kintu kirakomeye byanze kunze ufashe icyemezo cyo kuvuga uti sinzashaka umugabo sinzabyara. Icyo cyemezo urumva kidakomeye koko? Kirakomeye ariko kubera uwo wemeye reka buriya natwe turakunda none se dukunda uwo twahisemo Yezu. Iyo rero wamukunze ukumva biguturutse ku mutima nta gahato nka kwa kunda abantu kera ngo bajyaga bahata umuntu ati ugomba gukunda uyu muntu. Iyo ari wowe ubwawe wihitemo ukavuga uti ndumva ubuzima bwanjye nifuza kubwegurira Nyagasani wumva ibintu byose byoroshye. Ntabwo wigeze ukunda umugabo na rimwe? None sinari kumukunda duhuriye hehe? Urumva njye nigereyemo nkiri muto cyane nari ntaranamenya n'ibyo gukunda ko bibaho gusa Yezu gusa wenyine niwe numva wanjemo mu mutima numva kumukunda kandi bimbereye. Ntacyo reka tuze twinjira mu buryo uwagiye mu kwiha Imana byaje bite? Buryo naje kwiha Imana ni ukuvuga ngo hari igihe ubundi wacu wari abakristo bagakunda gusenga bakadutoza gusenga hanyuma tukabona abantu batwigisha abasaseredoti b'abazungu babitaga ngo abapadiri bera. Njyewe rero nigira ukarisitiya ya mbere nibwo niyumvishamo gukunda Yezu cyane ariko ushobora kwibaza ngo nabitewe n'iki niyihe mpamvu yatumye
numva mukunze cyane. Nari umwana rero muto, ariko abo bapadiri hari ukuntu baje basanga turi mu kiliziya turimo kwiga biriya bita kategisimu, ubwo bayiga bari mu wa gatatu primaire, turimo twigira ukarisitiya ya mbere. Baraza barinjira, nari kumwe n'abandi bana, noneho hari ishusho bazanye ya Yezu bambye ku musaraba. Ndayitegereza cyane, nyine navuye no mu bandi rwose, ahantu bayimanikaga hari kuri aritari, abandi bana ndabatoroka njya kureba uriya muntu. Rero mbaza ngo impamvu yanteye guhaguruka mu bandi bana nkagenda nsanga iriya shusho ni iyihe. Numvaga bavuga Yezu, Yezu, Yezu wadukunze, Yezu wadupfiriye, ibintu nk'ibyo. Noneho numva mfite amatsiko yo kumureba nyine. Ubwo rero ntera intambwe nitarura abandi bana, negera abo bapadiri. Iyo shusho yari abambye ku musaraba, ariko iciyemo kabiri, hepfo utabona ibirenge byiwe. Rero naramurebye, bagiye kubona ndimo ndarira, bati se ni ukubera iki urimo kurira? Ndabanza ndaceceka nyine mo gakeya, bati kubera iki urimo kurira, tubwire impamvu itumye urimo kurira. Ndababwira ni namwe kweri urubona ari umwana, ntabwo nzi ibindi bikomeza. Ni namwe kweri, ni mwebwe mushobora gufata umuntu gutya mukamukora gutya. Ntabwo njye nzi ibintu by'ubwenge cyane ngo menye ngo uyu nguyu yapfuye muri ubu buryo, reka reka. Noneho barambwira bati rero uyu muntu yarapfuye kubera ibyaha byacu. Ndavuga none mwebwe kubera iki ubu ngubu niba yarapfuye kuki akibambye gutya, iyo mumugirira nimwe mukamukuraho ndira cyane. Ariko iyo baravuga bati ati rero kumukuraho dushaka kubigisha no kubamenyesha, tumaze kumenya ko ibyaha byacu ari byo byamwishe. Ubwo rero igikenewe ibyo byaha ni ukubivaho. Ndavuga ni mbese ubwo niyo mpamvu, none se byatuma amera neza aba muzima? Nyine ubwo nyine numvaga ko nyine nkabona nagafonkisiyona ni nk'ishusho. Birangije barambwira bati rero Yezu ubusanzwe yarapfuye ariko yarazutse, ubu ni muzima, ari mu ijuru. Iki ni igishushanyo kigaragaza ubuzima yaciyemo, yuko yishwe kubera impamvu y'ibyaha byacu. Ntabwo niba ari ibyaha njyewe ngiye gufata umwanzuro, ubu ngubu ngiye kubivamo gusa. Ibyaha rero urabizi, abana gutukana, umva kuva ubwo ngubwo nta mwana nigeze ncotora cyangwa ngo mutuke rwose. Ahubwo murumuna wanjye ndamubwira urabizi, ni uzi ko nabonye Yezu baramubambye baramubabaje, kandi abapadiri bakaba bambwiye yuko byatewe n'ibyaha byacu. Ni njyewe ntabwo nzongera kurwana, njye ntabwo nzongera no gukubita wowe. Akajya barankubita, nuko nkamuhunga ku ishuri muri primaire, umuntu yankoraho njyewe nkahunga. Ntabwo narwanaga no gutukana, ntabwo nabikoraga. Mvuga ngo buriya padiri yarambwira ati iyo utukana, iyo ukora ibintu bibi, ati buri ubabaza Yezu, ati ubongera umubambana none nka kumwe babigenje. Niyo mfata umwanzuro wo kutazajya mbikora nyine. Mu bwana nawe bishoboraga, ariko nyine uza kwiha Imana gute? Uza kwiha Imana gute? Kwiha Imana, gufata icyemezo cyo kujya mu bamansera. Rero ubwo nyine kubera uko kuntu bambwiye inkuru ya Yezu, uburyo yadukunze akadupfira ku musaraba kubera urukundo, ubwo igihe cyarageze nyine ntangira kujya mutekerezaho. Mu kumutekerezaho rero urumva ni ibintu byinshi bitandukanye nagendaga mbona, nkaba naryama gutya nkashiduka nibona ndi nko mu kiliziya ariko nsinziriye. Ubwo narabyukaga nkahita mfata inzira nkahita ngenda ku kiliziya, yaba ari saa 8 z'ijoro, yaba ari saa 9, mu rugo barabyukaga bagasanga nakinguye. Hanyuma abapadiri nabo kuri paruwasi aho iherereye iwacu, rwari urugendo ni nk'amasaha 2 wenda. Abapadiri nabatanga kubona abyutse, basangaga ndi hanze y'urugi rwa kiliziya, bagakingura. Rimwe barakinguye barasunika nyine kukingura, bumva umuntu nyine haraguye. Baraza bareba, nuko barambwira ati Paul, barambwira ati ngaho karibu mu nzu y'Imana, tugakorana amasengesho
ya mu gitondo breviere nkayakunda rero cyane buri gitondo nkazinduka ibyo rero nibyo byatumye nyine ngenda nkunda cyane buriya hari ukuntu abihaye Imana baririmba zaburi mu gitondo cya kare kumva ni ibintu byiza cyane zaburi singiza Imana nuko ndavuga ni nanjye ndikumva ubuzima ngomba kubwinjiramo neza uza kubwinjiramo rero bwinjiramo nsanga ni ibintu byiza cyane ndavuga ni ibintu ngomba gukomezanya ndetse burundu nese waje kubwinjiramo gute ryari ufata icyemezo uvuga uti ewana ndagiye ibindi byose ndabisize njyewe n'Imana ubwo nyine ni ukuvuga ngo muri ya myaka 9 nkimara kwigira ukarisitiya ya mbere aribwo nkiyihabwa amaze guhabwa nibwo nafashe umwanzuro hari abantu nabonye nyine bihaye Imana ubwo bari barimo bajya mu gihugu cy'amahanga mbabwira yuko nifuza nyine kugendana nabo ariko hari ikintu nabahishaga batari bazi hari ukuntu ngewe naryamaga gutya nkumva ni nk'aho ndi guhamagarwa nkumva nk'ijwi rirampamagara rimwe na rimwe nkabona n'umuntu umpamagara nkabona uyu muntu ko mbona ari wa wundi nabonye hahandi nkabibona neza nararyamaga rero buri kanya nkabyutswa n'iryo jwi nuko bigeze aho ndavuga ngiye gufata umwanzuro nyine ngende ntago wabimbaza ngo misobanure neza ukuntu nyine abo bihaye Imana baraje n'ukuntu mu rugo nabateguraga nkabwira nimubona nabuze muzajye gushakira kuri paruwase mubabaze bazabaza aho nagiye ariko igitangaza ni uko padiri mukuru uwahoze yari padiri mukuru ubu ngubu ntago akiriho yitabye Imana yari nk'umubyeyi wanjye yitwaga Padiri Yakobo niwe bateganyaga yuko yakamenye inkuru yanjye aho naciye naho nanyuze kubera ko niwe wamperekezaga nubwo hari undi musaseredoti bitaga Petero Norasike Mbyariyehe wamfashaga mu kwiga mu kuntegura ibyo kwihimana buri wa kabiri na buri wa gatandatu yaranteguraga ibyo byo kwihimana ariko mu kugenda kwanjye njya kuyiha mu by'ukuri umusenyeri yaje w'ibyumba kuri diyoseze yaje hari ikiziguro kuri paruwase noneho bamutekereza uburyo kw'Imana mbikunze arababwira ati nimumufashe mu mutware mu miryango yo mu Rwanda uwo mupadiri w'umuzungu yarantwaraga mu miryango yose mu Rwanda keretse wari utarabaho wenda uwo muryango niwo nawe ntaragezemo nkagenda nkareba nkavuga ni oya hanjye ntago ari hano kubera iki hari ukuntu nabibonaga sinkubwira ko hari ukuntu nyine nkiri umwana mutoya nabonaga ngo nzihera Imana hehe nkabona aho hantu nkabona ibintu by'ibimenyetso biharanga ubwo rero iyo nabaga padiri angejeje wenda nk'Ibutare n'urugero naramubwiraga ni padiri oya si hano ni ntago ari hano ariko ikintu cyantangaje ni ukuntu aje kugenda ntanamusezeye njyewe nabonye abagenda ndabakurikira bati uyu mwana arajya ndakomeza nkazajya mbakwipa nyine bakibaza ngo ntago nkiri kumwe nabo bakajya kubona mpingutse imbere yabo bigeze ubu baravuga ati yewe uyu mwana rero tumureke barandeka turagenda tuhageze rero nyine ubwo hahandi tugeze nyine mbona niho abanyakiriye narabonaga muri iyo myaka yanjye ndi muto cyane narabonaga abantu nzakirwa n'abantu nabihaye Imana babiri ababikira babiri n'umupadiri umwe wari warabonye narababonye ndi umwana mu nzozi nkabona nabangaba rwose abo ni babandi tu rero ubwo nkabona bafite inkongoro divayi ya zo divayi na hostia bagiye nko gutegura misa nabasanze ku kiliziya ndababona aba bantu nigeze kubabona aha hantu niho rero narinjiye barandamutsa ntabwo nari nzi ururimi ubu uyu munsi ubwo nta kibazo nagira nta rurimi nari nzi ariko paruwase mvukamo kubera uburyo ki nashakaga Imana bakayibona hari urwandiko bari baranyandikiye rugaragaza ko nifuza kwiha Imana ko umuntu wese nzahura nawe tugahura akambona nkamwereka nk'urwo rwandiko ari uwihaye Imana hari uburyo yamfashamo kugera muri iyo nzira ko yashobora kumfasha ufite imyaka ingahe ubwo se ugira ngo muri iyo yari itararangira 9 ahubwo ukiri mu 9
9 rwose naragiye nta mpungenge mfite muri make ugera mu kigo rero ngera mu kigo barakwakira se ku myaka yawe umva byari ibintu bitoroshye baribaza ati se uyu mwana kari muto cyane tubigenze gute ariko nubwo nari umwana muto ariko uteye ubwuzu n'impuhwe icyo nshaka kukumvisha ngo ucyumve unagisobanukirwe neza ni uko abo bihaye Imana nahingukiyemo barankunze cyane nari nteye ubwuzu ukuntu undi mwana ubona buri muntu yifuza kuba yagendana nawe mwiza ufite ukuntu ameze abyibushye ukuntu kwiza kutarenza urugero mbese bambonye bati kabisa uyu ntaducika mbese wari umukobwa mwiza mu bigaragara umwana muto kabisa ubona mwiza kweri ariko nyine nkatangara nkajya kubona nkabona ikigo nari ndimo sinari nemerewe gusohokamo noneho biba ikibazo kindemereye ntabwo byoroha kuba ahantu ufungiranye kandi wakagombye kugira ubwisanzure ukagera ahantu cyane ko nari ntarabisezerana ibyo bintu iyo ari ibintu wasezeranye urabyakira ariko noneho njye abo bihaye Imana baramfashe bagira muri icyo kigo nari mfite igikuriro ariko ntabwo nari nagakuze mu by'ukuri hanyuma rero banshyira ahantu baravuga tugomba kubamo hano baranyigisha amasuku baranyigisha uzi ko nize no kudoda ku mashini cyarahani tubyita cyarahani noneho baranyigisha kudoda nkazajya ndoda amarido kubera mu bihaye Imana tugira ibitaro tukaba dukenera amarido y'amadirishya y'ibitaro nkazajya ndoda ayo marido baranyigisha imashini nkiberamo aho muri sare udasohoka ntabwo nasohokaga hanyuma ariko umuhamagara nyine ugakomeza unkomanga mu by'ukuri ikintu nari nagiye nshaka numvaga ntarakifatisha hanyuma tukajya mu masengesho ku cyumweru tukajya mu misa dusohotse hanze y'ikigo nyine tukajya kuri diyoseze hanyuma rero sinzi ukuntu barangaye gatoya babikira nyine tujyanye abandi babikira niba ari abaza bukoba barabanyibye barantwara abikira bakebutse barambura sinzi ukuntu byagenze nyine ikintu cy'igihu kikabazamo abo bandi baba baramfashe n'ubu isura zabo njya nzibuka nkibuka n'amakanzu bari bambaye bakantwara ngewe nkumva yaba aba bantwaraga bakangeza mu byifuzo nifuza mu muhamagaro wanjye hariya mbona nirigo nkingiranye uwantwaraga yarihaye Imana numvaga ari sawa ariko yarihaye Imana rero ubwo nyine bahati mbaya ibyago bagize nyine barabatesheje ntabwo bantwaye burundu barangeye baramfata noneho bashyiraho abarinzi 3 kugira ngo nzasohoka muri icyo kigo hari abantu bamperekeza niba aho ngiye hose baramperekeza ariko ibyo bintu numvaga bimbangamiye rero nkomeza kuba muri ubwo buzima ariko nkumva mfitiye inyota nyagasani reba ikintu cyagukuye mu gihugu cy'u Rwanda ukambuka umupaka uzi ukuntu biba bikomeye byarangira ngo icyo nifuzaga si ntabwo numva aricyo ndimo ubwo naragize nakoresheje ikintu bita gusenga ndasenga nkajya mfukama mwa za saha z'amasengesho nkabwira Imana icyifuzo cyanjye Mana urabizi cyampagurukije mu Rwanda ndi umwana muto nuko kwiyegurira ariko ndumva ahantu ibi bintu ndimo nta na kimwe kirimo kinyereka ko inzira ndimo ariyo yanjye yanzinduye yatumye mva mu gihugu cy'u Rwanda ubwo rero nkabona ntibizanakunda kuhava nyine haba hari umurinzi kuri porotayi nta hantu uzaca ahantu hose haba hafunze ariko banyigisha nshimira Imana banyigishije ibintu by'isuku gukora isuku rwose ngategura neza kudoda byose kudoda narishimye cyane kuko byatumye menya ubwenge bwinshi bw'ubuzima hanyuma hari ikintu cy'ikigeragezo rero bampaye ariko kitoroshye areba kugira ngo ube uri umwana muto ugeze mu gihugu cy'amahanga iwanyu warabataye uragenda ukurikiye Imana kubera rero ya mirimo nakoraga bakabona ni byiza ibyo nkora rwose ndashyiramo imbaraga nyinshi baravuga bati uyu muntu rero reka dukore uko dushoboye reka
tumubwire ko tunamuha amafaranga. yego faranga ajemo ni ibibazo ibingibi kabisa. Ubuse koko Yezu nshaka nzamubona gute ibintu by'amafaranga numva nabishaka. Ariko nyine babigira babikoze nk'agahato nyine barayampa yambere narayafashe. Noneho nyaguramo imyenda. Numva nyine nari nkiri umwana nkeneye kwambara imyenda isanzwe. Nyita ngo nitagitahidi. Nitagitahidi umva nzajye kugitahidi. Mbese nzagerageza mu byo nkora ariko nzagera ku cyanziruye. Nzajya kumva ko amafaranga atazandarura. Noneho ayo n'ay'ukwezi kwa mbere, ay'ukwezi kwa kabiri nguramo imyenda nyita nirivumiriya. Yihanganye. Noneho ubwo rero nyine ngeze kuri nirivumiriya rero bihita binyereka ngo ni insenge cyane kugira ngo mve hano bizagenda bite ko hose hari uburinzi. Ubu rero Mana ngiye kugusaba ndapfukama ntakambira Imana nk'umuntu uri mu gihugu cy'amahanga nkajya nayibwira ukuntu nambutse umupaka ariyo nkurikiye nshakashaka. Birangiye nyisaba ndavuga mbona inzira zose ntibyakunda kugira ngo nsokemo aho ngaho wenda nzajye no kuvuga ikibazo cyanjye mfite mu bandi bantu banyumva. Abantu nabonaga bishakira ibintu bya business gusa nkabona ntabwo ibyo nshaka ntibabishaka. Rero nasabye Imana ngo Mana niba ari wowe watumye nturuka mu gihugu cy'u Rwanda gukurikiye nshaka kukwiyegurira nkahara mama uzi ukuntu namukundaga. Ndakwinginze ndagusabye ngo niba ubona ko ari wowe naje nkurikiye umpe ikintu gishobora gutuma mva muri kino kigo kandi ndakigusaba ndanakikubwira ukinyemerere ntumpakanire. Nsaba Imana kurwara indwara iramfata ku kanya ikaze ariko itunguranye ikaze umuriro mwinshi urandenga nyine birakara cyane. Baraza babona nyine ntabwo bigisanzwe bahamagara dogiteri araza nyine dogiteri aza mu kigo arampima abona birakaze nuko atangira kumpa imiti atangiye kumvurira hariya. Haciyeho nk'iminsi 3 akazajya aza avuye ku kazi akaza kumpa imiti nyine. Birangije abwira abiki ati rero ubanze Imana yari imaze kumva icyifuzo cyane ati aho bigeze ntabwo bikwiriye ko uyu murwayi aguma hano kubera hari ibikoresho ntafite hano kandi bitapfa kwimurwa. Ubwo rero ngenda mutwara mu bitaro. Ndagenda ngenda njya mu bitaro. Nari ndembye mu by'ukuri nasabye ikintu gikomeye ndarwara ndaremba n'intege zashize mbese meze nabi. Hanyuma ababikira nibo bandwazaga ariko gake gashoboka barazaga bagasubira kumwe yari umwarimu kazi. Ariko nkasenga Mana ahantu rero niho uzampera inzira n'umurongo wo kugera ahandi nifuje. Baragerageza baramvura nyuma yo kumvura nkakira nkoroherwa tuvuge nibwo baransezereye mu bitaro. Ariko nyine habaho guhamagara umubikira Mameya kumuha amabwiriza agenga uyu murwayi basezereye. Ati ntagaragara neza ariko aho bigeze ageze kuri nivo nziza mushobora kumutwara mu kigo ariko hari ibyo mugomba kubahiriza. Ukagira ngo uyu muganga uyu mwana yagiganira nawe. Muganga abwira uyu mubikira aramubwira ati rero uyu mwana kubera ibibazo yahuye nabyo by'ubu burwayi kubera inshinge nyinshi yatewe bateraga inshinge icyo gihe nyinshi ati ntago agomba kuba ari ahantu hamwe mu muribere agende ndetse agenda agikora muvoma uyu munsi agenda agera hariya ejo gutya arengeho yipima agaruke aho yumva nani wagaruke. Ati ibyo bintu nibyo bizamufasha mu buzima ati kuko nimumwemera akicara hamwe agakurikiza intege nke z'uburwayi bizamubera bibi. Atashobora kuzaba nka paralize ashobora ubuzima bwe kwangirika. Rero mu muribere yego aho rero barandi imbere rero nyine ababikira bubahiriza inama za muganga. Ubwo rero nyine ibintu byo kuncunga cyane ibintu bigenda bicika buhoro buhoro. Noneho ntangira kugenda natangiye nzenguruka mfata ku nzu mu kigo kuva nkayizenguruka gihe kiragera nsohoka no hanze y'igipangu. Ubwo nagiye uhita ugenda fatira ujyahe rero ujyahe nagiye kwa Musenyeri. Yego
kuri diyoseze muri Tanzania aho ngaho. muri Tanzania uragenda umubwira uti umubwira iki? njyewe rero nari mfite intege nkeya cyane, urumva umuntu wari urwaye seromo ku kuboko kwarabyimbye cyane, meze nk'umuntu uzutse uvuye mu bapfu kabisa. Naragiye rero mugezeho mbona ni umuntu ngiriye impuhwe, mbona ngiriye impuhwe cyane, za mpuhwe rero yangiriye nta ntege nari nifitiye, mba nikubise hasi. Rero ahita ahamagara sekireteri we tumwita Katibu, yitwa Sister Constance, ahita amuhamagara, niwe waje rero nyine aramufasha, baraterura bicaza ahantu nyine bati banza uruhuke gakeya wumve ko rwose uruhutse umeze neza. Ndicara numva ndahumetse nuko rero nyuma yaho nibwo natangiye kumubwira ibyifuzo byanjye, ariko atangazwa n'ukuntu ari ndi muri icyo kigo, ari ikigo nawe ayobora cye ntazwi, bitazwi ko haba umuntu byongeye w'umunyamahanga ko nari umunyarwandakazi. Je rero biramubabaza cyane, aravuga ati kubera iki? Ati kuko umwana kamera gutya, ati ntibanambwire ko hari umushyitsi noneho arwaye ngo mbe namugeraho nk'umushumba ko dushinzwe intama. Arababara cyane, ariko nyine birangira mubwiye icyifuzo cyanjye, niwe wamfashije muri iyo nzira y'umuhamagaro. Umunyamabanga we niwe wamfashije kugira ngo nandike nyine dusaba. wari umaze kugera mu myaka ingahe icyo gihe? Ni nka 12. 12 nibwo wahise wambara ivara? Oya, byafashe urugendo. Ni ukuvuga akimara kumbona akumva n'icyifuzo cyanjye, impamvu yamvanye mu Rwanda, ahubwo yaravuze ati niwe mubikira mfite mu babikira mfite bose. Ati mwamubonye? Ati reba umwana ugana gutya, washakashatse uhoraho kugera aho yambutse umupaka. Ati uyu niwe mubikira nemeye. Musenyeri asa nk'uwemeje ko ndi umubikira, ariko ibya bice bitaragerwaho. Hanyuma ashyiramo icyizere, andemamo icyizere cy'uko uko bizamera kose nzamubikira. Hanyuma rero anyereka inzira yo ngomba gucamo, ni nawe wamfashije. Ntago nari nakamenya ururimi neza, ariko nari ntangiye kugerageza kubera nari maze iyo myaka. Hanyuma ababikira nibo abo, umwe wari umunyamabanga we niwe wamfashije kwandika nsaba, ariko kandi se ko hari iwe n'ubundi byari mu rugo rwe, byari nk'umuhango kubera ahubwo asobandikira bitunguranye ati mufite umushyitsi kandi w'icyubahiro uzaba uturutse mu mahanga, ati ubu n'ubu mufite umushyitsi. Baritegura bazi ko ari umuntu urenze, kumbi bagiye kubona karesa gake. Musenyeri yatubwiye n'uwe, bagiye kubona ni njye uhingutse. Rero barishima, asanzemo abanyarwandakazi bandi benshi, barishima cyane, banyakira neza. Icyo gihe nibwo rwose banyinjijemo. Uza kuba umubikira aho ngaho banyinjijemo. Hanyuma ndabasura na musenyeri nyine turi kumwe, kubera aho hari ku cyicaro gikuru. Ubwo bahise nyuma y'uko mbasura tukaganira bakanyakira nkishima, ubwo nanjye bahise banjyana mu rundi rugo, mu yindi kominote y'ishami ryaho. Kubera aho mu cyiciro gikuru haba hari abantu bagomba kuhaba, hari n'abajya mu irerero. Njye rero nyine urumva nari nkirirwa no mu myaka nari nkiri muto, bagiye mu irerero baranjyanye barandera mbamo, ariko bagakoresha uburyo bushoboka kunyereka ko ndimo neza mu kwimana. Mbese rwose narayihaye. Musenyeri avuga ati nimunandika ahantu yuko uyu mwana rwose yihaye Imana. Numva noneho ibyifuzo byanjye ndimo ndabigeramo neza. Hanyuma bampamo imirimo bashinze nk'ubuhinzi, ariko urumva nta imihingire yanjye se ntabyo narinzi, ariko nkayobora abantu bakuru. Ahubwo ati tugende uyu munsi turahinga ahantu gutya hitwa uku, tugende. Nkabayobora neza. Ibyo kwiga se? Kwiga nawe ntaratangira kwiga nyine. Ariko waje kwiga? Naje kwiga nyuma, niga mu Giswahili, Cyongereza ndiga, ariko nyine nyuma yo kwiga ndi hafi nko kugera mu gihe nagiye kwemererwa imyaka imaze kuzura indi bakenera, nibwo banyandikiye, hari akantu banyandikiye
kagaragaza ko nanjye ndi mu bantu bateguwe noneho ubwo ngubwo ngiye kwemererwa. Uza kwemererwa, ndemererwa, uza wambara ivara bwa mbere, ugeze kuri za nzozi zawe zo kuba uwihaye Imana, wumvaga umeze gute muri wowe? numvaga ameze nk'uwabonekewe, yego, nkumva ni nkaho rwose hari n'ukuntu numvaga wagira ngo sindi ku isi. Hari ukuntu ibyishimo byuzuye mu mutima numva birenze urugero, mbese ntabwo wabisobanura. Ubwo byari bikomeye cyane, byari ibintu byiza. birumvikana ko hari mu wuhe mwaka wiha Imana furu? ubwo byari muri nko mu 1988 wiha Imana bwa mbere. Bwa mbere nyine ninjiyeyo. Winjiyeyo narese kumbona ukiri muto cyane, kumbona ukiri muto cyane. muri Yezu ntabwo dusaza, muri Yezu ntabwo busaza. nuko rero ugize gutya wihaye Imana, yego, byanze bikunze ntabwo umuntu abura ibintu bimukurura hanze, ntabwo abona utuntu tukura hanze dutuma wenda uvuga uti rimwe nubwo byaba gake cyane gashoboka, uvuga uti ino nzira nafashe niyo, urugendo natangiye nirwo koko. Ntabwo byigeze kubaho? yewe sinzi ukuntu nabivuga, ntabwo nigeze, sinzi na gato niba ari ukubera wenda iyo mpamvu y'ukuntu nafashe umwanzuro nkagenda ntazi naho nerekera, usibye ibyo bintu mubwira nigeze ko mu nzozi bisanzwe, ariko nta na rimwe nigeze numva nashidikanya ngo se ngo wabireka ngo se ibi ni ibyanjye. hoya, icyo kintu pe nagiriwe ubuntu, ntabwo kigize kimbaho, ariko si imbaraga zanjye, ni ububasha bwa Nyagasani. ndatekereza ko ari we wanteraga umwete wo kumva ibyo ndimo, nta bindi nakumva ntekeranya ko wenda byaba ari byo byiza ku ruhande. icyo gihe waje guhita ujya no mu bindi birimo n'umuziki. Yego, birimo n'umuziki. mbere ko tunawuvugaho, ndashaka Olivier muha akagitari, ubundi ahere ku ndirimbo iyo ari yo yose yifuza ye, ubundi tuyivugeho cyane. yego, ntatunguwe rwose na kagitari. ntabwo ari abantu bose bazi gucuranga gitari. mfite indirimbo nyinshi, yego, ariko hari indirimbo mfite yitwa Humura Shenge. iyo ndirimbo mfite yitwa Humura Shenge, yego, Humura Shenge by Sister Hope official video. kuri YouTube niko wanditse? niko nanditse, ariko ushaka kugira ngo ujye kuri channel nyirizina wandikamo ngo Mukamana Esperance Sister Hope. Mukamana Esperance Sister Hope. Uzagumisha ku Sister Hope gusa kugira ngo byorohe. uzi impamvu yabiteze? kariho ka Sister Hope, hanyuma hari ukuntu nyine nkifungura channel bwa mbere, hari ukuntu babigenje abantu nyine abona kwita ngo abahakazi. Yego, baragira indirimbo narengezeho bwa mbere, nabonaga abantu bayikunze cyane. noneho Imana rero niyo yampishuriye yuko hari ukuntu babikoze nabi. ifoto yanjye, kuko nari nakoze indirimbo ya mbere audio, bashyiraho ifoto. rero iyo urimo kwiba nta kintu cyiza ukora. yayikoze afite ubwoba, yiruka arayicurika. hanyuma abafana banjye baramuhamagara ati ko washyizeho ifoto, ati ibi bintu biratubangamiye. ndavuga nti reka nze ndebe. ngiye rero kureba nsanga yarabihinduye, password yarayitwaye. nsanze yarayitwaye, amazina abonera nahise ngo Sister Hope gusa, nibwo nshyizeho amazina yanjye y'umwimerere yose, noneho nshyiraho na Sister Hope, birafatana. Mukamana Esperance Sister Hope ihita ikuzana urutonde rw'indirimbo, ariko hari iyo ngiyo imaze iminsi 6 isohotse. abantu bacurangireho tuyivugaho. rero gahunda bimeze itya. ubu ngubu iyo ngiyo tayari yageze hanze, no kuri YouTube iri kuri YouTube. iyo ntago narwana nayo cyane, kuko tayari yageze hanze. abantu ahubwo bagende kuri channel yanjye mumaze kuvuga mu kanya, bayirebeho
nuko bayikorera ibishoboka bakore subscribe like na comment kugira ngo bazabone indirimbo ngiye gukora cyashya iyo ndirimbo akaba ari n'ibintu bitunguranye ku muntu nkanjye niyo ya mbere nubwo wumva ngo nkora indirimbo niyo ya mbere nikoreye muri studio nicurangira nicurangira muri studio ndagenda ninstara ibyuma ndacuranga ndayikora ndayisoza ni impamvu rongeye kwiririmba ni iyi ngiyi nuko ariyo nteganya gusohora mu minsi izaza ubwo rero gukora subscribe ni iby'ingenzi kugira ngo izagaragare ko ni indirimbo nziza cyane kandi ntibitungurane nyine umuntu ubundi njye nkunda abantu bakunda Imana abantu bakunda abantu nkunda nanjye gukunda abantu muri rusange iyi ndirimbo ubundi abantu bamenyereye ko nkunda kuririmba indirimbo z'Imana ariko nayo ntago ari iyo n'umuntu ni Imana n'ubundi ariko noneho n'ubwa mbere mu buzima wenda naba nkoze indirimbo ari umuntu nyiririmbira ni ubwa mbere ari umuntu nyiririmbira ukiriho uhumeka uwo nguwo yitwa Abayo Vivete Sandrine w'umunyamakuru gusa byagenze bite kugira ngo muririmbe indirimbo ni ibintu nyine by'Imana none se ntago nabigusobanurira gusa nyine yamukoze ku mutima se ukuntu ku buryo nyine Abayo ni umwana mwiza buriya cyane njyewe bitewe n'uko muri izi nzira zacu zo kwiha Imana tujya tugira ukuntu twigisha abantu hanyuma inyigisho tubahaye zikabakora ku mutima zikabubaka ndetse zikanabahindura bari bameze nabi bakaba beza rero mu nkuru atanga harimo inkuru zitandukanye zikora ku mitima y'abantu benshi abantu baramukunda benshi hanyuma kubera ko nanjye mu buzima busanzwe umuntu aba yarihaye Imana ariko akagira n'indi mirimo ukora nanjye njya nkora counseling ku bantu rero hari ukuntu atekereje navuga ngo njyewe nta muntu urabinkorera wenda ngajya hariya avuge kubera abantu mfasha abantu benshi cyane mu gihugu cy'amahanga ngavuga ati Sister Hope rwose akoze ibintu byiza ndavuga uyu nguyu se we ko mbona akora ibintu bifasha abantu benshi byubaka imitima y'abantu inama nziza akaba umuntu mwiza umuntu ukora ibintu byiza byubaka abantu bibakura mu kintu kibi wenda bikabashyira ku cyo atajya yibukwa bikategereza ko yapfuye kazapfa ngenda bikora kiriho kuko nyine icyo kintu nicyo cyatumye indirimbo nyine nikora dushyiraho umuryo wa gitari twumve neza iyo ndirimbo ubwo yise amazina ye Abayo niko nayize Abayo Sandrine sabi umugisha Abayo Sandrine Abayo shenge Abayo Abayo shenge Abayo Abayo mana umugisha Abayo rihumuriza abaza bamugana n'ijwi rye rituje Abayo rihumuriza abaza bamugana uziko uhanarira abantu ufite n'ijwi rigendana
ufite n'ijwi rigendana na kagitari ukumva biraryoshye ukumva birimo akantu nyine kameze nka kurura emotion rero iyi ndirimbo nyine nyirarikiye abantu kuri ya channel yanjye Mukamana Esperance Sister Hope cyangwa se aba Yvette Sandrine cyane mu minsi iri imbere babanze bakurikire humura shenge irimo inyigisho nziza ubwo nyine ubwo ku muntu wumvise ino ndirimbo ubwo kurikire mu minsi iri imbere uzayumve neza cyane nize kuzamushyira mu mashusho nawe azaba hari uburyo nateguye kuyikoramo nyine bazamubona bazajya mubona ntabwo dufite umwanya munini tugiye kugana ku musozo winjiye mu muziki gute umuziki buriya rero hari ukuntu muri ya nzira yanjye yo kwiha Imana hari ukuntu iyo nabaga ndimo gusenga tugasoza isengesho hari ukuntu ngiye nkunda ubundi gushengerera nasigaraga muri chapelle nasigara muri chapelle nkumva indirimbo iraje mbere nyine nari nkibihisha buriya ibintu yariho bikiza nyine bikomeye nkasenga ariko nkabona ibi bintu birakomeza biza ndibaza se ibi bintu sinzi ibyo ari byo habayeho gusenga kugira ngo mbashe gusobanukirwa ariko nyine nk'ababyeyi banjye bo nyine narabibabwiye yuko numva nifitemo gukunda kuririmba no gukunda gucuranga byose nuko bakambwira bati ntabwo bitunguranye n'ibintu atangaje kubera ko ati buriya bifite imvano ariko imvano nabonaga banyerekezaho bambwira ko bifite njyewe kubera niba ari bwa bumwe wenda nakunze kugirana na Yezu cyane numvaga bituruka ku Mana ariko ababyeyi be nka banjye bo bakambwira bati iwanyu bibayo bati uriya wowe niwe wakurikije so wanyu uriya musaza abantu bakunda cyane bita Nkurunziza François ibaze ko ngiye kuvuga ko muri kuririmba kimwe buriya rero avukana na papa ibaze ko nemvuze ngo utumva kakarye ka Nkurunziza François n'ijwi rye rituje ukuntu avukana na papa ubwo rero nyine hanyuma mama we mama wa Nkurunziza n'akandi kantu keza mama wa Nkurunziza mu gihe ngewe nari ndimo mvuka niwe wari waherekeje mama niwe wamwaramiye niko numva basigaho hari Gahini niho navukiye mu burasirazuba nyuma yo kuvuka bambwira ufite aho bikura rero ni ku Mana ariko no mu muryango no mu gihe hose akarimbo ka Nkurunziza François uzi gucuranga turirimbireho nubwo wenda uri uwihaye Imana akashamva rero akarimbo ntago ndahimenya neza ntago ndazimenya neza agace gato nubwo kaba gato haga ngo ni nkitwa mukira arazigira nyinshi bavuga yuko beza babyuruka mu myaka yose ariko wowe nyamibwa ntabwo nzizi pe ntabwo nzizi uzagerageza uzige pe byaba byiza byakara wenda dusoza wihangane dusorize hano wenda uducanye nk'indirimbo imwe yawe wifuza iyo ari yo yose yego ibyiza by'ijuru Mariya shenge
wasuye iwacu ikibeho mariya shenge udusaba gusenga no guhinduka shenge no kuvuga rozari ubudahuga shenge izihirwe mubyeyi mariya shenge izihirwe mubyeyi mariya shenge asuhira urude mubyeyi shenge usura ifatima mubyeyi shenge usura ibane mubyeyi shenge. Ni Sœur Esperance cyangwa Sister Hope niyo twabanye natwe niyo twabanye muri iki kiganiro inkuru yanjye. Sœur ufite inkuru nziza, ufite uzandika n'igitabo cy'uburyo wagiye kwiha Imana, cy'uburyo wasize byose, cy'uburyo wavuze uti ewana size byose nijye n'Imana. Nkeka ko abantu benshi badafite inkuru nk'iyawe n'abihaye Imana. Hari n'umupadiri ushize twaganiriye nawe ufite inkuru igiye kumera nk'iyawe, kuko Imana yamukuruye muri mukuru none ari mukuru, ari mu myaka 30, yarageze mu gihe cyo gutereta, yarabonye fiance ariko igihe cyanjye cyageze kujyaho niha Imana. Ari umuntu usanzwe. Nawe rero ufite inkuru ikomeye cyane, kandi twishimiye ko mudusangije inkuru. Ndakeka ko ari inkuru ituma abantu bamenya ngo ese mu by'ukuri mubayeho umuti, uwihaye Imana bayeho gute, ese mu by'ukuri twamwigiraho iki. Ndakeka ko ari benshi cyane kwigiraho byinshi cyane, birimo ikintu gikomeye cyitwa gufata icyemezo. Mwakoze cyane kuba natwe mu kiganiro. Murakoze namwe.